bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe uranseka iki mwana wa Kasiyana yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite have nosia yimbwira ngo Operation Nyirangondo umukecuru w'umusirimu cyane usibye kuba yaragize ijwi ryakoreshejwe mu rwenya cyane ni nawe wagize ijwi ryabaye kimenya bose mu ndirimbo ya Melodie ndetse na Pius Ubushuhe ubwo yageraga ati abakobwa bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe uranseka iki mwana wa Kasiyana. Abantu benshi bakeka ko ari umunyarwenya kubera ijwi rye ryakoreshejwe cyane mu rwenya ndetse no mu ndirimbo. Ibi byose biterwa n'ijwi ryanyuze mu ndirimbo Ubushuhe ya Pius ndetse na Melodie ubwo iyi ndirimbo yageraga iti abakobwa bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe. Kubw'amatsiko menshi ubu tweguye akagare kacu twerekeje mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora mu kagari ka Cyamukuza mu mudugudu wa Sagahungu tujye kumusura kugira ngo atubwire ukuntu yisanze mu rwenya ndetse no mu ndirimbo ya Pius na Melodie ndetse n'icyamuteye kuvuga rira jambo. Bayi kaze kindi twajasira kose umuhungu w'abanyarwanda ani kuri KIGALI TV SHOW. Ubundi tukimugeraho ikibazo cy'amatsiko cyabaye cyambere cyari ukumubaza inkomoko ya rira jambo n'icyabite kugira ngo abivuge. Umukecuru nta kujijinganya se asubiza ngo ntibakora ibyabo uhari uwo ntunze se hari uwo ntunze igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemera. Uyu mukecuru akimara kudusubiza twahise tugira ikibazo cy'amatsiko maze turamubaza tuti mukecuru abakobwa b'ikigihe n'abasore b'ikigihe ubabona ute? Maze umukecuru mu kudusubiza yadusubije ko abakobwa b'ikigihe birirwa bambaye mini ndetse birirwa basambana inzira zose ariyo mpamvu basigaye babyarira mu ngo. Maze atubwira ko umuco warangije gucika. Ubwo yatubwiraga aya magambo yaraje kuvugamo n'abakobwa be barangije bashaka kumucecekesha maze abasubiza cyo muri aya magambo. Ubusa n'amapantaro urawushyigikiye? Ntawe ushyigikiye rwose. Iby'ubusa byo nshyigikiye ndanabyanga rwose. Ndabyanga nkabura uko mgira. Nuru wanjye nasigaranye nkuriya dore nuriya numva iyo mubonye na kuko ari ungaburira ari untunze hano ubwo rero ndaceceka ariko nkumva nashize. Uranseka iki mwana wa Kasiyana yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite have nosia yimbwira ngo ibyo ntiwabishobora by'iki gihe mugenzi ntabwo wagira ihaniro ngo ubihane bigukundire. Ubwo twaganiraga n'uyu mukecuru twagize amatsiko kumenya niba afite umugabo maze arangije aratubwira ati nta mugabo afite gusa nanone atubwira ko ngo umuntu umumenyeye gukera ngo yari ingari ngo yaramukubitaga jido ngo agahita abanza hasi umugongo. Muri aya magambo nta muntu waza nubwo nshaje ubu ngubu nari ingare ya kasha nari ingare ya kasha kandi nari naragenze kera. Wari ingare? Nkiri umukobwa nta musore wapfaga kugukoraho? Nta n'umugabo bashize nta n'umugabo urankubita. Nabanzaga yanzaga ntwaramiye nkabanza nkaca bugufi yenda kwa anansumba nkamuha umutego akabanza hasi. Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira KIGALI TV SHOW. Nge nitwa Justin, Imana ibahe umugisha.